turabashuje rero banyarwanda banyarwandakazi mwongeye kuza kudutega amatwi hano kuri uyu muyoboro wacu urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda. Kuri uyu munsi rero tugarutse nanone kubaganirira ku bibazo bitandukanye bigaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi tukaba tugeze ku ruhande rw'ikibazo cyo mu burezi ndetse kiri bugendane n'amahirwe abarimu bacu bagize bakongererwa agashahara, niba koko ariko bimeze. Aka kanya rero nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Bosco Ngarama, nagira ngo abasuhuze dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane bwana Claude, nkuko umaze kubivuga ntabwo ndi umushyitsi ndi umusangwa muri uyu mugoroba duhuriye mu kiganiro. Amazina yanjye rero ni Jean Bosco Ngarama, tukaba kuri uyu mugoroba tugira ngo tuganirize abanyarwanda muri rusange kimwe n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, tuganirize abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda. Murakoze. Murakoze cyane bwana Jean Bosco. Bwana Jean Bosco, nubwo uri mugenzi wanjye dusanzwe duhurira kuri uyu muyoboro tuyoboye ibiganiro, ariko igitumye naje kuguhindura nk'umutumirwa, impamvu ntabwo ari iyindi, ni uko uri umurezi n'amahirwe yo kuyobora ibigo by'amashuri mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero nta yindi mpamvu nifuje ko tuganiraho cyane cyane ni ku byerekeranye n'ireme ry'uburezi mu Rwanda, ariko cyane uyu munsi tugafata ku ibango rimwe, ibango rishamikiye ku gitunga umwarimu, ku mushahara w'umwarimu. Umwarimu niwe shingiro ry'ibintu byose bibaho mu Rwanda. Burya nta mwarimu nta burezi, nta burezi nta perezida, nta minisitire, nta agronome, nta muforomo, nta veterineri. Murabyumva yewe, ngira ngo n'umwarimu nawe burya rimwe n'umuhinzi mworozi burya nawe akenera mwarimu. Mwarimu rero muri aka kanya ndakwakiriye hano muri izi studio zacu. Nkaba rero nihuse cyane nagira ngo nibutse abadukurikiye ko mu minsi ishize twumvise ko Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente Edouard yatangaje ko abarimu ngo babongerewe imishahara ku kigero kiri hagati ya 40 na 88%. Si uko hano rero kuri uyu muyoboro wacu tuje kubibabwira nk'aho ari inkuru ishyushye, ahubwo twashatse gukurikirana uburyo bwose iri tangazo rya Minisitiri w'Intebe ryakiriwe n'abo bireba, ari bo barimu ndetse n'ababyeyi b'abana bigishirizwa mu mashuri yacu. Ibi rero kandi bikaba bireba abanyarwanda bose nk'uko nari ntangiye mbivuga. Burya nta burezi nta kintu na kimwe cyakora mu gihugu. None rero bwana Jean Bosco, ubwo turi kumwe hano muri studio, tumaze iminsi tuganira ku bibazo birebana n'uburezi bw'u Rwanda, harimo ndetse n'ubuzima bwa mwarimu, aho twaganiriye ubushize tuvuga ko nta kuntu leta y'u Rwanda yavuga ku ireme ry'uburezi mu gihe umwarimu ari we nsuzugurwa mu bakozi ba leta kandi ari nawe shingiro ry'ubuzima bw'igihugu. Kuri uyu munsi rero bwana Jean Bosco, mbakiriye muri kugira ngo mugire icyo mutubwira kuri iriya tangazo rya Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe. Ijambo ni iryanyu. Murakoze bwana Claude kuba mwateguye iki kiganiro mukifuza ko twaganiriza abanyarwanda kuri uyu mugoroba ku bijyanye na mwarimu. Nabanza rero nshimira cyane umuryango RBB cyangwa urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda, kuko utita gusa ku biganiro birebana na politiki, ahubwo ukaba wita ku biganiro bikora ku buzima bwose bw'igihugu. Ariyo mpamvu kuri uyu munsi tugira ngo tuvuge ku buzima bwa mwarimu. Mwarimu umuntu wahimbiwe amazina mu mateka y'u Rwanda. Mwarimu akaba ndavuga mu mateka y'u Rwanda nyuma y'umwaduko w'inkotanyi. Uwo mwarimu rero yiswe Gakweto, uwo mwarimu yiswe Tumpe Twose, uwo mwarimu yiswe n'andi mazina y'umurengera bitewe n'ubuzima bwiwe bwahindaguritse, mbese biturutse uburyo igihugu kiyoboye. Kuri uyu munsi wa none rero muragize muti
muvuze ku itangazo rya Minisitiri w'Intebe aherutse gushyira ahagaragara avuga cyangwa se atangariza abanyarwanda yuko bongereye umushahara wa mwarimu. Muri iryo tangazo rero icyo nashoboye kumvamo ni uko yatangaje imishahara mishya ku mwarimu urangije amashuri yisumbuye ya segondere, ubwo AD cyangwa amashuri atandatu, atangaza umushahara mushya ku mwarimu ufite impamyabushobozi ya kaminuza icyiciro cya mbere ndetse n'icyiciro cya kabiri, noneho atangaza no ku bayobozi b'ibigo by'amashuri. Reka mbe ngarukiye aho. Muri make rero Bwana Bernard, uretse icyo cy'umushahara, yanijeje abarimu yuko bagiye gutangira gutanga inguzanyo, yavuze n'umubare w'amafaranga bagiye gushyira mu bigega byitwa SACCO kugira ngo bijye byunganira abarimu mu gufatamo inguzanyo n'ibindi. Mbese muri disikuru yiwe politiki isize n'umunyu, uwayumva uwo ari we wese atari umunyarwanda cyangwa atamenyere kuba mu Rwanda, atazi ubuzima bw'umwarimu mu Rwanda, yavuga ati abarimu noneho baragashize, bagiye kuba abazungu mu gihugu cy'u Rwanda. Nge rero mbere yuko dutangira, mbere yuko ninjira mu kiganiro nyirizina, nagiraga ngo mbwire abakurikiye ikiganiro yuko ibyo ngiye kuvuga n'ubuzima nabayemo, ni nk'ubuhamya nshaka gutanga ariko nshingiye ku byatangajwe na Minisitiri w'Intebe. Ndumva na Minisitiri w'Uburezi yarabivuzeho. Ninjiye muri enseignement y'u Rwanda, mu burezi bw'u Rwanda, guhera mu mwaka w'1998. Icyo gihe ngitangira nahise mba umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza, cya kigo kinini kiriho abarimu 18. Urumva ari benshi, umuntu yabanye n'abarimu benshi, ubuzima bw'abarimu butandukanye ndabuzi. Yego, hari mu giturage, nabimazeho imyaka 6, naje kubivamo, nigisha igihe gito mbivamo, njya gushakisha ubuzima ahandi. Ubuzima rero mwarimu yahuye nabwo cyangwa ahura nabwo kuri uyu munsi wa none, ndabuzi yuko ni ibintu nabayemo twasangiye. Nk'uko rero mwarimu bivuze, itangazo ryaratanzwe, imishahara bavuze ko yongejwe guhera mu kwezi kwa 8. Ubwo dutegereje uburyo iyo mishahara izagera ku barimu, tukumva icyo bavuga. Ariko uhereye ku biganiro bitandukanye twagiye twumva, byagiye bitangwa n'abarimu ubwabo, abarimu babazwa n'ibitangazamakuru, bagiye bavuga yuko ntaho bavuye, nta naho bagiye. Ngaruke ku kandi kantu kamwe gakomeye cyane Minisitiri w'Intebe yagarutseho, yavuze ko ngo bagiye kuzamura ireme ry'uburezi. Abantu rero iyo bavuze ireme ry'uburezi, ahanini hari ubwo abantu bifatira mu magambo, bavugira ngo ni akantu koroshye, kubahaye mwarimu ayo mafaranga, nabwo mwarimu adakemuye ibibazo bye byose, ukavuga ngo ireme ry'uburezi rirazamutse. Ndagira ngo mbwira abakurikiye iki kiganiro yuko ireme ry'uburezi ni ugutanga bwa burezi nyabwo butanga umusaruro uri hejuru ujanishije, nibyo twita ireme ry'uburezi, umusaruro nyawo. Uwo musaruro rero kugira ngo ugerweho, Minisitiri wenda ashobora kuba yaribeshye, aravuga we ngo umushahara atanze no kuzamura ireme ry'uburezi. Ntabwo ari byo. Ireme ry'uburezi ni kimwe mu bishobora kuzamura ireme ry'uburezi, ariko ntabwo aricyo kibuzamura. Ireme ry'uburezi muri rusange, kugira ngo uburezi nyabwo bugerweho cyangwa kugira ngo uburezi nyabwo butangwe kandi bugerweho, hari abantu 3 bagomba kubihuriraho. Uwa mbere tureba mu burezi ni umwana. Uwo mwana agomba kuba abayeho mu buryo afashwe neza, ari muri kondisiyo nziza, ndavuga mu bijyanye no kwiga ndetse no mu buzima busanzwe hanze, kugira ngo ushobore kubona uburyo bwa burezi bumugeraho. Umuntu wa kabiri ni mwarimu. Mwarimu agomba kwitabwaho, agahabwa n'ibyangombwa byose kugira ngo ashobore gutanga ubumenyi abugeze ku mwana ashinzwe. Uwa gatatu hari umubyeyi. Umubyeyi agomba gukora inshingano zijyanye na kibyeyi zo kurera, agafasha n'umwana kugira ngo ashobore kubona ubumenyi bukwiye cyane. Ndavuga ko hari uburezi bw'ibanze butangirwa mu ngo, hari n'uburezi butangirwa ku mashuri, ariko tunibukiranye ko hari umwanya abana bamara mu rugo, ababyeyi baba hafi, bagomba no kubafasha gusubira mu masomo. Aho bidashoboka bakaba abana babwira ababyeyi badafite ubushobozi bw'ibyo, bakajya bakurikirana bareba yuko umwana yakoze nk'imikoro mwarimu yamuhaye. Undi muntu wa kane rero, nari navuze 3 ariko ni 4, ni umwana, ni mwarimu, ni umubyeyi, harimo leta. Leta rero, inshingano za leta zo sindi bwirwe nzisubiramo, hari kubaka ayo mashuri, hari kuzana imfashanyigisho, hari kuzana ibitabo, hari guhemba abarimu no kubashakira ubuzima bwiza, kimwe nuko ifata abandi bakozi ba leta, abaminisitiri, abadepite n'abandi.
tugira ikibazo gusa mu bihugu tuvamo yuko usanga abategetsi iyo bamaze kuzamuka bakagera hejuru bibagirwa mwarimu wabigishije. Ibyo rwose akaba ari umuco mubi ukunze kuranga ibihugu duturukamo. Rero tukiri aho ngaho mbere yuko mvuga ku mushahara wa mwarimu, nagira mbwira abantu bakuri iki kiganiro yuko mbere y'umwaduko w'inkotanyi mu Rwanda, mwarimu iyo dukurikiye no ku makuru dufite ku biganiro bigenda bitangwa cyangwa ubu n'abajije abarimu barabarimo icyo gihe, mwarimu niwe muntu wari wiyubashye mu giturage, mwarimu niwe muntu washoboraga kunywa byeri aho ngaho mu giturage, mwarimu niwe muntu abantu bajyagaho kugisha inama bamubaza ati mutugire inama iyi n'iyi, wari utazi kwandika kubaza ati banyandikiye nsomera ibintu nk'ibyo. Mwarimu yari umuntu wiyubashye. Aho rero bihindukiye bigeze ku butegetsi bw'inkotanyi, mwarimu yaracinyijwe. Nge ndibuka ko turi abana mu myaka ya za 80 twigaga muri école primaire kuzamura, umuntu warangizaga sogonderi ukabona agiye kwigisha, bamaraga amezi 3 badahemba, baguhemba ubwa mbere ukabona umwarimu rwose ahisa agura amabati, umwarimu yahembwa ubwa kabiri ubwa gatatu kuzamuka akazamura inzu iwabo yo kubakira ababyeyi, akabona gukomereza ibye, ariko yamaze kubakira ababyeyi baba bafite inzu yifashije, akaba yubatse indi nzu ya kabiri mu rugo iwabo yo kugaragaza ko hari umwana wavuye mu ishuri azajya abamo mu gihe azajya gutegura ubundi buzima cyangwa kubaka urwiwe rugo. Ibyo rwose twagiye tubibona ahantu henshi ku muntu wese utangiye ubonye akazi. Icya kabiri nuko mwarimu yashoboraga gufasha n'abavandimwe be nko kubishyurira amashuri no kutundi tuntu dusanzwe, ku buryo mu giturage yo watemberaga wasangaga urugo rurya amavuta y'ubuto ari mu rugo rwo kwa mwarimu, ahantu banywaga icyayi hari kwa mwarimu. Ndibuka yewe kubera icyubahiro abarimu bari bafite yuko hari igihe rwose nk'abarimu baduhanaga ku ishuri cyangwa se iwacu baba bavunuye benze urwagwa, bakaduhereza rwose igicuma, nimba abantu bumva ikinyarwanda nimba ari ururimi duhuriye, igicuma cyaho umukuzo, bakaduhereza ati ushyire mwarimu. Icyo gihe mukazinduka ugashyira mwarimu akaba ubonye urwagwa ruturutse ku babyeyi bamuhaye kugira ngo nk'umuntu w'umunyacyubahiro kugira bamushimishe kubera yigisha n'abana. Ibyo rero bigaragaza uko umwarimu yarabayeho muri sosiyete. Uyu munsi rero umwarimu wari ubayeho mu buryo bugoranye. Ubundi umwarimu yari asanzwe, cyangwa reka mbihera imbere gatoya, muri ya myaka navuze natangiye uburezi, natangiye muri education, mbese mu burezi umwarimu yahembwaga w'umutangizi urangije utarabona diplome yahembwaga 15,739, nibuka ko ariyo twahereyeho. Icyo gihe wabaga utegereje andi watanga diplome bakagukorera ibyo bita regularisation, bakakubarira bya birarane, bakazabiguha na benshi banabibahezemo ntibabibahaye. Wibona nabyo byari amahirwe, no kubibara byari amahirwe. Ibyo rero ibyo ngibyo byagiye, mbese imyaka uko yagiye yizamuka bagiye bongera agashahara gake. Tugeze mu myaka ya 2003-2004 hari uburyo haje ikintu cyitwa, bari baramaze gushyiraho guhengerwa mu mabanki, hari ubwo haje ikintu cyitwa ngo capitation grant. Ni amafaranga leta yatangaga 12,500 ku gihembwe kuri buri mwarimu. Ayo rero yari agahimbaza musyi niko bayitaga. Byarazamutse bigeze mu myaka yo hejuru ya 2010, leta iza gusanga y'amafaranga ibaha atariyo, ahubwo iyongera ku mushahara bari bahembwaga, kandi baranayatagisa. Yari prime ubundi ntibayitagisa, bayongera ku mushahara. Niyo rero wumva ngo umwarimu yahembwaga 42,200. Minisitiri we yavuze ko umwarimu buno yahembwaga 57, ubwo n'umushahara mbumbe harimo na yandi y'agahimbaza musyi bayabariyemo. Noneho bayagabanya, mwarimu agahita abona 42,000. Ndavuga umwarimu wo mu mashuri abanza. Ayo rero niyo bitaga umushahara, ariko mu by'ukuri iyo prime bayikuyeho, umwarimu baratakaye, bagiye no kwitagisa yinjiye ku mushahara. Byitwa ko umushahara wiyongereye kandi ntiwari wiyongereye, nibyo yari asanzwe abona. Uyu munsi wa none rero baje bavuga bati duhinduye n'ubundi twongereye umushahara, bongereho 80%, ndumva ari 80%. Hagati ya 40 na 88%. Voilà. Nge nibanze cyane ku barimu bo hasi bo mu mashuri abanza, nubwo bose turi bavugeho. Ubu rero ukavuga kuri uyu munsi wa none utese ubuzima bw'umwarimu bwari buhagazemo gute? Mwarimu wahembwaga 42,000, wenda bamaze igihe bahembaga 50, 60, 70. Inyuma yuko nari maze kubisobanura, hari noneho n'ibigo leta yavuze ko amashuri ari ubusa, kwiga ari ubuntu, ko
leta ariyo byose bifata hasharije, ariko n'ubundi ababyeyi ku bigo by'amashuri ugasanga bakwa imisanzu ikomeye, imisanzu y'umurengera. Leta igasubira inyuma ikanavuga iti amashuri ni ubusa, kwiga ni ubuntu, ntihagire uzasaba amashuri abana amafaranga, ariko bakavuga ngo ababyeyi bajye bahemba abarimu babaheze prime. Ubushobozi bw'umubyeyi nabwo ukavuga ngo ntabwo. Ibyo rero ku bigo bimwe na bimwe mu Rwanda hari aho batangaga izo za prime bitewe n'aho ariho. Noneho rero duhereye kuri wa mushahara wa mwarimu, nabwo iyo prime yatangwaga mu gihe cy'amezi 3. Duhereye kuri wa mushahara wa mwarimu tukavuga ati 42,000 umwarimu wabaga mu mujyi wa Kigali yahembwaga ibyo 42,000, tuvuga ko wajyaga na wa prime y'ibihumbi 10 cyangwa 15 ni 50 na ayo mafaranga. Ubwo koko yagombye kubeshaho umuntu mu gihugu amadolari 50 mu kwezi kuzima. Uziko mu mujyi nta muntu ugira inzu ye, abantu benshi ntibagira inzu, urakodesha, ugomba kurya, transport kwishura kuba atari hafi, ufite abana, ibintu nk'ibyo. Uwo muntu yabagaho mu buzima bumeze gute? Ahubwo umuntu wese yakwibaza tese abo bantu babagaho gute? Nimba nge nkeka uko yabaye namaje. Navuze ko ubwo buzima nanjye nabubayemo, ariko nari mfite imirima, narahingaga, nari mfite intoki, mfite n'amakawa. Ibyo nibyo byambeshagaho. Nibutse abadukurikiyeho ko hari n'igihe nigeze nsaba inguzanyo y'ibihumbi 120, bagakata amafaranga ngahembwa ibihumbi 2 ku kwezi. Nakoraga ku buryo njyayo hashize amezi 3 bakampa ibihumbi 6 ngataha. Ubwo rero uyu munsi wa none ni bwa buzima n'ubundi bwari bugikomeza gutyo. Abarimu benshi babayeho batariho, abarimu bambara imyenda itameshe, kubona isabune ni ikibazo. Nta mwana wa mwarimu ushobora gutsinda ngo ajye mu ishuri rya sogonderi. Ubu noneho system uko basigaye barahinduye ni gute, uretse ko ari muri rusange ku banyarwanda bose ko bakennye. Mwarimu yatsindishaga umwana aho kugira ngo ajye mu ishuri rya leta akamujyana muri yandi ya 9 bakoze y'abakene. Umwana akaba ariho yiga uko azishyura nk'ibihumbi 7, 8, utakaragatakaririraho, uzatsinda turoko makabona kuzamuka. Muri make rero uyu munsi Minisitiri w'Intebe aravuga ko umushahara bawongereye, ariko nabwo nubwo avuga ko bawongereye, nk'umwarimu w'umuade avuye ku bihumbi bya 42 yabonaga azajya mu bihumbi 80. Uyu munsi agafuka k'umuceri, dore umuceri ko ari ibiryo rusange dukunze kurya mu Rwanda, kagura ibihumbi 40. Ubwo nukuvuga yuko umwarimu azahembwa udufuka tw'umuceri 2. Ayo mafaranga yo azabaje gukora iki? N'ubundi n'ubusabusa, n'ubundi bwiyongereye ku busabusa. Iyi mishahara rero bavuze, iyo urebye umuade bose amafaranga bahembwa ni umushahara mbumbe, batarakata ngo bakureho ya matagisi yose bakuraho, batarakuraho amafaranga yo yinjira muri cya kigega navuze sako bashyizeho cyo ni koperative. Sako ni koperative y'abarimu, nicyo bahemberwamo. Ni nka banki, ni koperative ariko ni na banki, niyo banyuzamo amafaranga kugira ngo bahembwe. Bavuga ko nayo mafaranga ndariyo bazayashyira, ariko gishingwa nabwo muri 2003 bari bashyizemo andi mafaranga n'ubundi ngo abarimu bagomba kujya bafatamo inguzanyo. Ayo nayo yaje kuvukamo ikibazo. Abarimu uramuha inguzanyo, umutegeka amasaha agomba kuba ku ishuri, ibidanagwa agomba gukora, n'iyindi porogaramu sirisharije, nafata niyo nguzanyo azayikoresha ryari cyangwa azayikoresha gute? Ni ikibazo nabyo, ni irindi hurizo. Kuyagarura nabyo ni ikindi kibazo. Ukurikije umushahara w'ibihumbi 40, wasaba 300 kazabyishyura gute ryari, mu buhe buryo? Ingwate nazo biragoye uko bavuga ngo umwarimu ngo yishingirwe n'abantu 3 kugira ngo abone ingwate yo kugira ngo ahabwe ayo mafaranga. Muri make rero numva umushahara watanzwe nta kibazo wajuje gukemura, kuko n'ubusabusa bwiyongere ku busa. Imisanzu umwarimu asabwa ni myinshi, iyo ama FPR n'ibindi. Numva twaba tugarukiye aho ngaho turacyari kumwe, ariko aya mafaranga ni make cyane ugereranije n'ubuzima bwo mu Rwanda uko abaturage babayeho none. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Jean Bosco. Ukomoje ku bintu bimwe nzi, sinzi niba wenda numvishe neza, mumbwiye ko mwinjiye mu mwuga w'uburezi mu 1998 niba ntibeshye. Niho ngereranyije igihe natangiye kugirana umubano n'abarimu, nari umuforomo, ariko aho wageraga mu makomine twebwe byabaga ngombwa ko twimukira aho turi bakeya mu gihugu, ugasanga baragenda batujyana nyine mu yandi masantere de sante atari mu karere uvukamo. Icyari gitangaje muri biya bihe byacu, ubwo ndavuga muri 89, 91, icyari gitangaje nk'uko wabyivugiye, mwarimu yari umuntu
wa mbere ufite inzu nziza muri serire. Kuri butike mwarimu niwe wamenyaga ahantu, niwe baranguriraga isukari, niwe baranguriraga amavuta yo guteka wabivuze, niwe baranguriraga amasabune n'utundi tuntu nkenerwa tuba hafi aho ngaho. Nagira ngo nibutse abadukurikiye ko izo butike twagiraga mu maserire. Kuri ubu ngubu sinzi niba Jean Bosco mwenda mwavuye mu gihugu nyuma yanjye, kuri ubu ngiye navuye mu Rwanda muri 2003, utubutike twaraciwe, utubutike twari dusanzwe tumenyereye mu cyaro. Icupa rya Primus ryanywebwaga na mwarimu buri gihe nimugoroba uko atashye. Ubu ngubu kugira ngo uribone ugomba gukora urugendo ukajya mu mujyi. Ibyo rero tubivuyeho, nkatwe b'abaforomo twageraga mu makomine, umuntu wa mbere w'umufonctionnaire wasangaga nyuma ya burugumesitiri n'abandi bantu bakora kuri komine yabaga ari mwarimu. Niwe wagombaga kukumenyereza, niwe wagombaga kugutembereza, niwe wagombaga kukwereka ibintu biri hafi aho ngaho. Nagira ngo mbibutse ko abarimu uwagendeshaga amaguru yabaga ari umusaza mwene babandi bamaze kugera mu kigero cy'ubukuru. Iyo yabaga adafite igare, abarimu nibo bari batunze amapikipiki za moto zo kugenderaho. Abarimu nibo bashoboraga byibuze kuvuga ati ngiye kubaka n'inzu abandi bantu bazajya baza bagakodesha. Kubera iki? Nta muhinzi ushobora kuyubaka, moniteur agrine yashobora kuyubaka, agronome yabaga ari umwe muri komine yose. Nkuko wivugiye we wayoboye ikigo cy'amashuri kiriho abarimu 18. Reka tuvuge ko muri komine byibuze iyo habaga ibigo bikeya by'amashuri byabaga ari 5. Mwarimu rero ubundi yari ishingiro ry'amajyambere mu cyaro aho abaturage bari. Iyo tugiye tukagera mu nama za kiliziya cyangwa z'amatorero, wasangaga umuntu batoraga kugira ngo ayobore amakomite yabaga ari mwarimu, niwe yabaga ari hafi aho ngaho. Nongere nibutse ko agronome yabaga ari umwe, veterineri yabaga ari umwe, abitwaga ba moniteur agri cyangwa nyuma baje kwitwa ba EAB, ubusinzi uko bitwa, babaga nabo ari umwe muri segiteri. Mu gihe segiteri ishobora kugira abarimu nka 20. Urumva uko ibintu byari bimeze muri za mirongo. Ubwo nyuma gatoya Jean Bosco akunda kuvuga ngo ku mwaduko w'inkotanyi sinkunda kubyita gutyo kubera ko zigeze kunkamira ndaba mbyihoreye. Ariko noneho nyuma ya 94 tuzi neza ko nyuma ya 94 niho hatangiye kuvuka ibintu byo kuvuga ngo abarimu batangire bajye bagira babashakire agahimbazamusyi. Kagomba gutangwa nande? Kagomba gutangwa n'umubyeyi. Umubyeyi arakavana hehe? Icyo ni ikibazo. Umuntu wakagombye guhembwa na leta. Noneho abarimu baje kwiyaranja, ndabyibuka muri za 96 na 7 gutyo, bazanaho icyo bise ngo ni cours d'histoire cyangwa amasomo supplémentaire, kugira ngo umwana wawe niba ushaka ko atsinda ugomba kumureka mwarimu akamwigisha nyuma ya saa 10 abandi bana batashye, ukagira ikintu hemba mwarimu. S'il vous plaît, umuturage baramusaba kuzajya ari haya prime, ariyo mafaranga baterateranya bakagira utwo banagira mwarimu. Ntazi nuko twanganaga, simbyibuka neza. Hanyuma noneho mwarimu yabona natwo ari ntica ntikize, akavuga ati noneho umwana ushaka kuzamuka, nkuko mwakomeje kwiremye by'uburezi, umwana ushaka kuzamuka azajya azangiye mwigisha cours d'histoire cyangwa leçon supplémentaire, agatangira kuzimuha nyuma ya saa 10. Noneho ubwo abandi babikoraga no kuwa gatandatu. Ubwo ugasanga mwarimu noneho ahindutse umupiga kiraka cyangwa se umuntu ushaka nawe amaramuko kugira ngo nawe abone icyo atahana. Nagira ngo mbibutse ko kugira ngo ubone umuntu wize secondaire mu maserire y'iwacu, umwana wa mbere watsindaga mu myaka twizemo cyangwa twatangiye gukoramo yabaga ari umwana wo kwa mwarimu. Kubera iki? Yigaga neza, ababyeyi be bashobora kumugurira ibyo akeneye, ababyeyi be bashobora kumwitaho bakamukurikirana. None ubu ngubu baravuga bati mwarimu ntibikiri ngombwa ko yigisha muri serire y'iwabo cyangwa muri segiteri y'iwabo. Mwarimu ava muri komine imwe, ubwo ndavuga structure ya kera, akajya mu yindi komine kwigisha. Kugira ngo azagenda kuri moto, adashobora kwafodinga ngo yigurire, agomba kuriha buri gitondo na buri mugoroba, agomba kujya mwayo makomine, ntashobora kujya gucumbikayo kuko ntiyakwafodinga icumbi ngo yafodinge n'ibyo kurya.
mwarimu niwe wahingaga neza, niwe wagiraga amaterasi y'indinganire, niwe wagiraga ibiki, kubera ko yashoboraga kwirihira umuhinzi. Ubu ngubu mwarimu ntashobora kwafodinga kuriha umuhinzi. Warangiza ukambwira ngo wamwongereye 80%, ni ukuvuga wamwongereye ikijya gusa na 3/4 by'umushahara yahembwaga. Utubariye bwana Jean Bosco, umwarimu wahembwaga 40 nk'uko umaze kubivuga, bakamwongera iyo 80%, n'abayibonamo ni bakeya. Iyo 80% izaza wenda tuvuga ko azagenda akagera kuri 70 uvuye kuri 40 azagenda agere kuri 70 nagera kuri 70 umaze kwivugira ko agafuka k'umuceri kagura 40 already azagura agafuka k'umuceri kamwe, ntashobora kugura umufuka w'ibishyimbo. Mwibuke ko abahingaga ibishyimbo iwabo ubu bategetswe guhinga indabo n'imiceri, mu gihe twe twari tuzi ko imiceri yahingwaga iyo ngiyo iwanyu mu Kinyaga, nta nubwo twari tubyitayeho kuko twaryaga yavaga Taiwan, yavaga no mu Bushinwa, yavaga no muri Tanzania. Ibyo bintu ntabwo abanyarwanda bashobora no kuzabibabariramo leta ya FPR. Turagiye rero tugeze kuri cya kigega cya sako, kugira ngo wenda dukomeze. Ikiriya kigega cya sako niba ari ikigega, niba ari koperative, mbere gatoya hahozeho ikitwaga UCT ikaba mu by'ukuri yari banke yakomokaga kuri sendika ya Sestar. UCT sinzi uko baje kuyirimbura, barayisenya, abantu yarabafashaga, ikabaha inguzanyo nk'uko Banque Populaire zabikoraga, ariko noneho bazana iyo koperative yabo bita ngo ni Mwarimu Sako. Mwarimu Sako bashyiramo amafaranga y'intica ntikize, barangije babeshya mwarimu kuzajya imukopa. Mwarimu bakavuga ngo haraho naho nsoma bavuga ngo inguzanyo ya emergency. Inguzanyo ya emergency ubundi ni ikintu cyakagombye kuba ikintu wakagombye gufata vuba vuba, ugahita ugenda ukajyana umwana ku ishuri cyangwa se ukariha imiti y'umurwayi. Noneho kuri bo emergency, kugira ngo amafaranga kuva umunsi watangireho dosiye kugira ngo uyabone emergency ukayiruka nkaho amezi agera kuri 5. Ubwo namwe murumva ukuntu iba ikiri emergency. Mwarimu Sako aho niho bakubwira bati ugomba kujya kutwereka ingwate. Kujya kubereka ingwate n'ukubanza ukababwira ko ufite amafaranga yo kuzariha transport y'abantu bazajya ku inspector iyo ngwate ngo barebe ko ingana n'amafaranga urimo kuguza. Ni ukuvuga wowe baraguca amafaranga kugira ngo baguhe ayandi mafaranga. Hari akandi kantu namenye vuba ngaha, aho umwarimu aguza 1 miliyoni kugira ngo yubake amazu abantu bacumbikamo. Noneho iyo 1 miliyoni daboro igerekwaho inyungu, hanyuma hakazamo n'ibyo ngibyo ngo byo kudeplace ngo abantu bajya ku inspector intuza ingwate yawe. Noneho wazajya kubona watse 1 miliyoni ukabona baguhaye 800, noneho bakaguha 800 bitanahwanye n'umushinga we washakaga. Ibyo bintu ni ibintu biteye isoni Dr. Ngirente kugira ngo avuge ngo abarimu barabakijije. Uko nakurikiranye ijambo rya Ngirente, at least we niba ari kubera ko atari umwarimu simbizi, at least we wenda yarabivugaga ukumva harimo akantu ka logique, ariko wumvishe ibyo minisitiri w'uburezi yavuze, wavuga utaba abategetsi baturuka mu kiye gihugu, ni abanyarwanda cyangwa n'abavantara nk'abandi banjya numva bavuga. Bwana Jean Bosco, ntabatindiye wenda tugere ku kandi kabazo twakomeje kwibaza dukurikije noneho iriya mishahara nibyo mwarimu asabwa kuriha. Mwibuke bya bintu byose abaturage bariha, ngayo ayibishingwe, ngayo ayirondo, ngayo hejuru y'imisoro abantu basanzwe bariha ku mishahara yabo. Noneho mwarimu rero arasabwa kuriha ibyo bintu, yamara kubiriha noneho nkuko n'abandi baturage babiriha, we akagerekerwaho na ya misoro, hakajyaho nako kajagari ka Sako. Mwarimu Sako bagomba kuzigiramo imigabane, birumvikana. Noneho rero mwebwe murabona mwarimu by'umwihariko hari ahantu koko yaba yaravuye urugo rwe abashe no kurera igihugu. Bwana Jean Bosco. Murakoze Bwana Claude. Cyo bikora iyo bavuga ibya mwarimu mu by'ukuri birababaje,
ikibazo cya mwarimu cyabaye agatereranzamba guhera mu mwaka w'igihumbi 1994 nabivuze. Nigeze njya mu nama y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, yari inama ya kabiri yari baye mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu mwaka w'ibihumbi 2002, yari mibera muri CND. Hakaba hari abantu bari batumiwe baturutse muri diaspora, ariko ndibuka abavuye mu gihugu cy'Ubufaransa bahawe ijambo. Umwe mu bakobwa wari ubahagarariye yarahagurutse abwira perezida ko Kagame yarahari kuri uwo munsi, aravuga ati nyakubahwa perezida, naje hano nje kuvugira umwarimu w'umunyarwanda. Mwarimu abayeho ubuzima bubi, mwarimu nta buzima bwiza abayeho, mwarimu amafaranga avuga n'umushahara mwarimu ahembwa icyo gihe ni muri 2002 mu nama ya kabiri y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Arasobanura pe, aravuga ati aravuga ati abadepite nzi ko bicaye hano, amafaranga bahembwa ni benshi cyane, ni menshi cyane kandi bigishijwe n'abarimu. Uyu mwarimu mwamuzambuye mukamukura mu buzima bubi arimo. Mu myanzuro rero y'iyo nama ntabwo bigeze bakomoza kuri icyo kintu, kandi uwo mukobwa yaranavuze pe, ashaka no guturitsa mikoro. Ikibazo barakijwe muri puberi bakihorera aho ngaho. Twibukiranye ko no mu minsi yashize ari amakuru tumaze iminsi tufite avuga ko abasirikare, abantu bari bafite ikibazo mu Rwanda bari abasirikare n'abarimu. Abasirikare bakorewe amasoko abahereza ibintu ku biciro bikeya byitwa ibya Minadefu, ariko abarimu bo ntabwo bemerewe kugura muri ayo masoko. Ukibaza utese kuki bakora amasoko yo guhahirwamo n'abasirikare n'abapolisi agabanyije ibiciro, abarimu ntibabahereze? Abo bose ikibazo banyuze mu ntoki za mwarimu. Aho rero bigaragara, niyo mpamvu navuga nti ikibazo cy'abarimu cyabaye agatereranzamba. Nawe urambwiye ati aho bava naho bajya. Ikibazo dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni ikibazo cyo kwirengagiza ibibazo biriho, n'ikibazo cy'ubusumbane mu gusaranganya ibyiza by'igihugu. Ubusumbane mvuga rero ni ubuhe? Iyo urebye umuganga urangije kwiga ikiganga AD, amafaranga ahembwa, umushahara ahembwa, ukareba umuganga AE cyangwa umuganga A0 cyangwa dogiteri muri medicine, ukareba amafaranga atangiriraho mu kiganga. Ukareba noneho umuntu w'umwarimu urangije amashuri abanza, uyu mushahara ngire nte ari kuvuga bamuha kugeza AE na A0, uribaza utese bose si abanyarwanda. Ubwo busumbane buterwa n'iki mu mishahara? Hari icya mbere, ifaranga ryataye agaciro mu gihugu cyacu, byo turabizi cyane ku buryo bukabije. Ibyo bigaragazwa nuko ibiciro byazamutse n'ubuzima bwahindutse ku bintu byose mu gihugu. Bamaze iminsi bavuga ko litiro y'amavuta ari amafaranga 3,000 by'amanyarwanda. Bamaze iminsi bavuga ko ikiro cy'isukari cyageze ku 2,000. None mwokagira Imana mwe, nimba ibyo bintu bizamutse, umukozi mu rugo, icyo nari nibagiwe, babakozi umuntu akoresha mu rugo, umukozi urabona umwarimu ntajya mu murima guhinga, abatuye mu giturage wenda agashyiraho n'abakozi bajya kumuhingira. Umukozi kujya mu murima guhinga n'amafaranga 1,000 ku munsi umwe. Bambwiye ko ikiro cy'ifu iwacu cyangwa gukigura amafaranga 700, kandi niho habaga ibiryo. None iryo zamuka ry'ibiciro rikabije, navuze umuceri, navuze n'ibindi, ntavuze plutôt navuze umuceri, wenda nawuvuzeho kare ko agafuka ari 40, kuzamuka n'ibindi, y'umunyamavuta yahenze, isabune iki, nibyo bintu by'ibanze umuntu abakenera gukoresha mu rugo. Ibyo rero bigaragaza ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro. Niyo bya bindi n'ubundi navuga nti mwarimu n'ubundi yarasanzwe ariho atariho. None bwa busumbane rero nari ntangiriyeho mvuga mu bikiganga. Reba executive w'umurenge ni umurisansiye A0. Executive w'umurenge ahembwa mu mutangizi ahembwa mu 400. Noneho ngire nte uvuga ngo umwarimu mu A0 amuhaye 246, ubu noneho bongeje. Abo ngabo bafite 400 babahaye imodoka, babahaye n'izindi avantage. Abo bantu ayo mafaranga babahaye ntabwo biza amashuri amwe, ntabwo ugasanga mwaranize ibintu bimwe muri universite gusa kaba ariko kabahinduye. Ukajya mu bucamanza, birebye imishahara y'umucamanza ukora ku rukiko rw'ibanze, urukiko rwisumbuye cyangwa kuri hot court n'agatangaza. Ukareba rero no mu zindi nzego zindi z'igihugu, ukibaza utese koko umwarimu azira yuko arera abana b'u Rwanda. Icyo urumbajije rero nashaka kukubwira nuko iyi mishahara yatangajwe na Minisitiri w'Intebe, barayikurikirana bayicamo n'imigabane myinshi, igera no muri za banki zitwa za Sako nayo ikizeho ayayo. Ari yawe n'ubundi bakuraho nayo banki uyu muryango wo kwizigamira. Abarimu benshi barayashatse n'abavuyemo barayabimenye. Ibyo rero ukurikije uburyo amafaranga nayo bayakurikirana, bakuraho ya FPR bagakuraho za taxes zisanzwe,
bagakuraho bya bigega bahora bashyiraho buri munsi, umwarimu uzasanga ntacyo asigaranye. Kandi twibukiranye ko mu Rwanda umwarimu wese iyo baciye amafaranga ya FPR yatanga utavuze ngo nyirimo cyangwa si nyirimo. Aya mafaranga rero ukurikije ikintu cya mbere narivuze cy'ubusumbane bw'imishahara mu Rwanda, abantu bafite imishahara itutumbye cyane n'abarimu bakaba bafite duke. Ikindi cya kabiri, ibiciro biriho ku isoko hanze usanga ntacyo aya mafaranga aje gukemura, kuko nibura yahembwaga ibihumbi 42, icupa litiro y'amavuta ari 500 cyangwa 400, none litiro ni ibihumbi 3. None sugo yikubye inshuro zingahe? Aho mafaranga muravuga yuko umwarimu yaza yamaze iki? Uyu munsi icupa rya byeri na amafaranga 1000, mwarimu ntashobora kunywa byeri. Urwagwa babwiye ko ari amafaranga 500, mwarimu naho ntashobora kunywa urwagwa. Nese aya mafaranga aje gukemura kibazo kikuri mu byukuri mu gihugu cyangwa ku buzima bwa mwarimu? Nge numva aya mafaranga rwose n'abarimu bahawe ibiganiro, bagiye batanga ibiganiro bayagarukaho. Aya mafaranga ni igitonyanga kije kiyongera ku gitonyanga, nta kibazo kije gukemura. Nge uko mbyumva, ahubwo numvaga mu buryo bwo kuzamura umushahara w'umwarimu bagombye kureba uburyo mu gihugu basa naho bareshyeshya imishahara, ntihajyeho imishahara y'ikirenga n'iy'abandi mishahara yo hasi cyane, kugira ngo ubuzima bujye kwegerana. None se umurisansiye niba lisansiye ntabe gitifu w'umurenge, ntabe gitifu w'umurenge tuvuge, noneho kuba ari umurisansiye we wigisha muri sogonderi cyangwa diregiteri wa sogonderi akafite 1/2 cy'uwo mu gitifu w'umurenge, ubwo muntu uwo mushahara uzamuye gutyo n'uwo hasi urumva bazahurira he? Umwe umugize umukene, undi umugize umukire. Muri make rero numva araho nabangarukiye, uwo mushahara mu by'ukuri uje ntacyo uje kumara, ntacyo uje gukemura, kuko haracyari ikibazo cy'ubusumbane bukabije cyane. Ntabwo urugero rutoya, mbere ya 1994 umudepite yahembwaga ibihumbi 50 by'u Rwanda, umwarimu w'amashuri abanza urangije amashuri ya segonderi yahembwaga ibihumbi 14,200. Urumva burugumesitiri yahembwa ibihumbi 20-25 sinimba nabyo yarabigezagamo. Urumva ko ni imishahara yasaga naho yegeranye ku buryo ubuzima bw'abantu bwari bworoshye. Ubu rero usanga umuntu nka mwarimu, duhereye kuri mwarimu uyu munsi wa none baravuze ngo ibihumbi 70, nta na kimwe cya 50, na kimwe cy'ijana, nta na kimwe cya 10, sinzi uko nanabibara. Usanga n'igitonyanga ugereranije nayo uwo mudepite nari ngereranije mu kanya, wageranya n'aya meya nka burugumesitiri wa kera ugasanga barakayabo. Hariho ubusumbane bukabije, harimo ironda, sinzi imba ari ironda kinabyita, harimo guheza, harimo gukenesha abantu bushingiye ku mishahara. Murakoze. Ariko bwana Jean Bosco, wenda hari kuko giyewe aho mperukira gufata umushahara wa leta nkiva mu ishuri baduhaga ibihumbi 17,776. Mbo ndimo kwibaza ibyo ari byo byose, umwarimu twabaga tuviriye mu ishuri rimwe twahembwaga ajya kungana. Ndimo kwibaza mwebwe, iyo murebye umwarimu uhembwa ayo mafaranga, noneho umuforomo cyangwa umusita medikali sinzi uko babita uri hafi aho ngaho banganya nivo, akaba ahembwa amafaranga amukubye inshuro byagera kuri nyakubahwa gitifu akamukuba ibihumbi udashobora kubara. Ese mubona uko gusumbana kw'abantu bahwanyije niveau d'étude cyangwa icyiciro cy'amashuri barangije, babasobanurira ko biterwa n'iki? Nkamwe muherukayo mwigeze no kuba muri kariyeri yo kuvura, abamini yo kwigisha. Ndimo kwibaza wenda ari gitifu, uretse ko nawe bamuha vewiti, ari gitifu wenda twavuga tuti bimusaba kuzunguruka imidugudu akajya kuyireba. Ariko nabyo niba ari nako bimeze, decentralisation bavuga ntabwo yaba ikibaho. Ariko se nka mwarimu ikibazo nuko ava mu rugo ajya mu ishuri, akava mu ishuri ajya mu rugo. Ibyo bikaba byatuma umuntu banganya icyiciro cy'amashuri amukuba inshuro zitabarika, kandi bose ari abakozi ba leta bakorera leta imwe yiyita umubyeyi umwe w'Abanyarwanda. Bwana Jean Bosco, murakoze cyane Claude. ndashaka kumenya igisobanuro babahaga babwira ibyo bintu wowe kuko wanabikozemo, kugira ngo ukurikiranye ikiganiro asobanukirwe neza. Ubwo mperutse ubu twavuga ngo umwarimu atangira ku 42,000, umuganga neti yabaga ari 90,000, ayo nari imperutse ndi mu Rwanda 90,000.
90 ubwo ukongeraho prime y'ikigo y'ivurira akoraho. Prime y'ivurira akoraho yashaka kumuha ibihumbi 40-50. Icyo gihe bambwiraga uko umuganga nibura urangije amasuri yisumbuye AD ahembwa net mu ntoki ibihumbi 130-140. Yaba ari ikigo cyangwa hopitali nini ibona amafaranga yinjiza menshi akagera mu 130-170. Mu gihe umwarimu afite bya bihumbi 42. Navuze ko ibyo 42 nabyo habaga hariho prime ya yindi ya leta bise capitation grant baje bomekaho. Aho rero uravugiza uti ubwo busumbane buturuka kuki? Bimwe mu bisobanuro batangaga bavugaga yuko ministeri y'ubuvuzi mbese ibijyanye no mu buvuzi ngo hari imishinga y'amahanga ishyiramo amafaranga yo gufasha mu bijyanye n'ubuganga ku buryo imishahara yabo bayizamura ngo idatangwa na leta. Ukibaza rero nimba abarimu bo cyaba igihano kuri bo, uwakoze ibyo se ntashobora gusabira n'abandi ahandi. Wenda ikindi bavuga ku barimu bakitwaza igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda bavuga ngo abarimu ni benshi. Icyo nacyo ni igisubizo bakunze gutanga ngo abarimu ni benshi. No kongeza n'abasirikare nuko bababwira ngo n'abasirikare ni benshi, nicyo gisubizo batanga. Numva ari icyo ngicyo navuga rwose, nta kindi kintu cy'igitangaza kiriho. Ariko kiri handi wanavugaga, twibukitsa abakurikiye ikiganiro yuko executive w'akagari none ku munsi wa none ni umuntu wize amashuri 6 yisumbuye. Hari n'abandi bitwa ba sedo bo mu kagari bize amashuri 6 yisumbuye. N'ubundi usanga ahembwa amafaranga arenze inshuro 2 z'umwarimu. Usanga bahembwa mu bihumbi 110 gitifu w'akagari. Mwarimu amwigishije ejo bundi arasohotse arangije araje agahembwa amafaranga angana gutyo. Ukibaza utese amafaranga leta itanga muri izo nzego zibanze ku kagari atabona adashobora, mwarimu akaba adashobora kuzamurirwa ubuzima. Ni impamvu ki? Murakoze n'ibyo. Murakoze cyane Jean Bosco. Hari igipara twajyaga tuvuga kera, ariko ngira ngo hari byari umurengwe kubera ko ubu ngubu nta watinyuka no kuri kopfora. Twajya tuvuga ngo baduha serumu, ariko inyuma yaho wajya kureba ugasanga yabaye ikinya gisinziriza. Mu gihe wakagombye guhembwa bakaguha serumu, watinzamo gatoya igahinduka ikinya gisinziriza. Nkanjye w'umuforomo ibyo ngibyo ndabyumva. Bwana Jean Bosco, wenda turetse iyo rwaserera y'ayo mafaranga ba nyirayo batanga uko bishakiye, twumvishe vuba ngaha nanone ko igihugu cy'u Rwanda ngo gikeneye abarimu benshi kugeza igihe kijya no gurokrita abarimu mu gihugu cya Zimbabwe. Aho mperukira kureba amakuru, ndumva ari mu nyandiko y'igihe.com, bavuga ko u Rwanda rwari rwiteguye kwakira abarimu baturuka muri Zimbabwe bagera hafi kuri 500, 480 hari cyangwa n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Iyo urebye noneho tugarutse no kuri rya reme ry'uburezi, uretse ko mwansezeranyije ko nzabashaka mukampa ikiganiro kirambuye ku ireme ry'uburezi, ariko noneho turebye kuri rya reme ry'uburezi, ubu ngubu twumva umuntu usohotse kaminuza zisigaye ari nyinshi nk'ibyatsi. Umuntu usohotse kaminuza twumva ngo agiye gucuruza amayinite ya MTN, ibyo basigaye bita ngo ni me to you. Asohotse kaminuza ntibamufashe ngo bamushyire mu kazi ka leta, wenda niyo mishahara ibure, ariko dutekereza ko byibuze hari abantu bahawe imirimo ahantu runaka, wenda n'uwajya gushaba n'izo nguzanyo cyangwa n'izo mfashanyo z'amahanga akavuga ati nimundebere umubare w'abantu mfite. Hari ababumba amatafari, hari abateruza, abakora icyo bita ikiyede bahereza abafundi, hari abacuruza izo za me to you, ndetse hari n'uwigeze kumbwira ko mu gihe cya cogamu, hari n'uwigeze kumbwira ko ngo yabashije kuganira n'umumotari warangije kaminuza. Ibi bintu kugira ngo igihugu cy'u Rwanda noneho kibe niba atari ukubabanga mwabo, gisige abana b'Abanyarwanda barangije amashuri ku muhanda, badashobora no kuzunguza kubera ko kuzunguza bibujijwe, badashobora gucuruza agataro, noneho ahubwo bagagenda bakajya gushaka abakozi bo muri Zimbabwe kugira ngo baze kwigisha mu Rwanda. Uratekereza ko ari uko abarimu babaye bakeya? Uratekereza ko ari ireme ry'uburezi barimo basigasira, cyangwa se ni kwa kundi nyine nk'uko nari maze kubivuga kubabanga mwabo? Bwana Jean Bosco. Murakoze cyane Bwana Claude. Icyo bikora
abumva iki kiganiro nagira ngo mbabwire yuko mu by'ukuri birababaje kandi biteye agahinda kubona abantu bavuga ngo bateje igihugu imbere, ngo bakigize Singapore, ngo yo muri Afurika, abantu bamaze imyaka 28 bayobora igihugu bakaba batarashoboye kuvugurura uburezi, bakaba batarashoboye guhereza gushyiraho politiki ihamye y'uburezi kugira ngo byareme ry'uburezi rikenewe rigerweho mu gihugu cy'u Rwanda. None niba bwana Claude namwe abakurikiye iki kiganiro, niba leta ya FPR koko ihagurutse ikajya muri Zimbabwe gusaba abarimu 477 kandi biteguye kubabona vuba aha, bakabaha ibifaranga ndetse byinshi cyane, hashize imyaka 28 bayobora igihugu, muravuga yuko mu by'ukuri bakoze iki? Bagombye kuba bicara imbere y'abanyarwanda bakababwira ati twarabahemukiye, uburezi bwaratunaniye burundu, nicyo bagombye kuba bavuga basaba imbabazi. None se bwana Claude, tuvuge ko imyaka 28 yapfuye ubusa mu Rwanda, babuze abarimu, ntibigeze bigisha, cyangwa ni ukuvuga ngo nani mu gice muri universite hari college za education, mu mashuri yisumbuye hari amashuri yisumbuye yigisha ibintu by'inderabarezi, noneho hakabaho za college za education mu Rwanda ni nyinshi. Izo college abantu bigishijwemo bagiye? Nicyo kibazo cya mbere maza kubaza. Hari umuminisitiri nigeze numva avuga ngo mu Rwanda ngo twasohoye ngo abanyeshuri ngo kuva kuri independence kujya muri 94 ngo barisansi y'u Rwanda, Université Nationale y'u Rwanda yasohoye ngo abo ngabo ngo bari bamaze kubasohora mu gihe cy'imyaka 3 nimba atari 4. Aba bantu n'abarwayi, n'ibiki bari mu bashaka kunenga ko ngo kuva kuri independence Université y'u Rwanda ngo yasohoye ngo abanyeshuri bake ngo ntacyo bamariye abanyarwanda, bo ngo basohoye benshi cyane ngo bajya kwihangira umurimo. Kwihangira umurimo no gucuruza amatafari no kubumba amatafari. Kampara ugiye ku muhanda usanga bamwe babungana indobo zirimo amasambusa n'abalisansiye bavuye i Kigali baje gushaka amafaranga. Indaya hariya zaba kuri za Hanizi usanga baje guceza muri weekend na hehe n'abakobwa b'abalisansiye bize bavuye muri university cyangwa se bari kwiga baje gushaka amafaranga y'imibereho. Ni ikibazo igihugu kivuga ko gifite leta kandi abantu bati n'ubundi abanyarwanda baracyankunze kuyobora igihugu ukajya gutira abarimu. Reka ngarukire rero gatoya inyuma. Bo mu myaka yashize, mu myaka y'ibihumbi 2000 mu Université y'u Rwanda niho mvuga, ndibuka ko inkotanyi zagiye zirundamo abagande, zirunda no muri za secondaire hamwe na hamwe, zirundamo abagande, zirundamo abatanzania. Ubwo uwitwa Rwakabamba yayoboraga, mwigeze mwumva amakuru ya Université y'u Rwanda, uburyo abantu bo muri Tanzania ngiye mvuga nabiganiriye n'umwarimu wigishije muri kaminuza imyaka irenga 20, uburyo bazanaga umwarimu uvuye muri Kenya cyangwa muri Tanzania akaza kwigisha muri Université Nationale, noneho mukaba mufite niveau imwe, noneho we agahembwa amafaranga yikubye inshuro 5 ayawe. Bo babahembaga icyo gihe mu bihumbi 240 hafi 220 hafi 200, ugasanga wa munyakenya wa mutanzania bamuhimba 800 900 cyangwa miliyoni. Ukibaza utese ngewe dufite qualification imwe, diplome n'izimwe twatanze, icyo nzira niyo wakongerera umuntu umushahara wamukuba inshuro 5. Ibyo bikaba ikibazo, byateje ikibazo kutumvikana neza mu miyoborere Université y'u Rwanda Nationale y'u Rwanda icyo gihe. Ibyo reka mbe mbiretse simbitindeho cyane. Noneho nongere nsubira inyuma mvuga nti hagiye kuza aba Zimbabwe. Wabaza uyu mutegetsi wabitangaje ati impamvu bagiye kuza ni iyihe, mumaze imyaka 28 mutanga uburezi, ntiyabisubiza. Ariko twavuze ko tuzagura ikiganiro ku ireme ry'uburezi, nagiraga ngo nshyiraho akantu gato cyane kugira gafasha bumva ikiganiro turimo. Ni ukuvuga ngo inkotanyi zagize mu Rwanda zica uburezi guhera mu mwaka wa 1994 kugeza mu munsi wa none. Niyo mpamvu mubona zigenda zizana abanyamahanga ngo bari bo baza kuzigishiriza, kuko zizazi kuba zarashoboye uburezi, ntabwo bari kwiga batumira abanyamahanga. Icyambere, hari abantu benshi mu Rwanda, nirebe ibi kiganiro ndi kuvuga ku bijyanye n'uburezi muri education, tujye hasi uko bajya bavuga ngo umwana apfa mu iterura. Ukuvuga ngo nko muri enseignement primaire inkotanyi zaragiye mbere, yego hari abarimu bari politiki y'uburezi imbere ya 1994 yari koze neza, nubwo abarimu batari bafite amadiplome yo hejuru, ariko politiki yari koze neza, abana barigaga bakanatsinda. Nyuma rero guhera mu myaka y'ibihumbi 2000 bazanye ikintu cyitwa candidat libre, ku buryo usanga ubu mu barimu bigisha, umwarimu yigisha primaire yerekana diplome ngo yakoze muri candidat libre.
ugasanga mwarimu yize terayi, ugasanga mwarimu yize umwaka wa mbere wa segonderi, ugasanga mwarimu yize umwaka wa kabiri wa segonderi, atarigeze yiga segonderi ngo ayirangize. Iyo diplome bakayimuhereza akajya kwigisha, niyo kugira ngo ahembwe, ariko mu bumenyi nta bumenyi afite rwose. Nyihanganira gatoya bwana Jean Bosco, uti candidat libre, ni ukuvuga ngo muri candidat libre ushobora kujyamo utararangije niveau yose ya école secondaire, ukagenda ugakora candidat libre pruvi kutsinda ukinjira cyane. Bwana Claude, ibyo ni ukuvuga igihamya nabibayemo. Diplome ngewe bwana Claude uzi icyo kuvuga, bwana Claude, nzi umuntu ufite diplome ya lisansi, ndakumva, afite diplome ya lisansi, yize serayi, si umwe ni nka batatu bize serayi, yari centre d'enseignement rural et artisanal intégré, ni ibigo by'imyuga byigishaga barangije umwaka wa 8 batatsinze. ndabizi ni serayi irangiza. Bo abo bantu baza kwiyaranja, barabarimu bakora candidat libre. Candidat libre babaha diplome za AD muri education, tigeze kanajya muri secondaire na rimwe. Bo bajya muri université kwiga ngo ibintu bijyanye n'ubwarimu muri systeme y'Icyongereza, ntigeze kwiga Igifaransa na rimwe, abona diplome ya lisansi muri université mu Cyongereza. Ibyo nkubwira Ndahishimana yo mu ijuru ndabafite. Mbo ngewe nigeze kugira abo turi kuvuga nibo bari guhereza uburezi babana b'u Rwanda turi kuvuga bagomba kubamo abagabo. None se umuntu ko atanga icyo afite, wajya kwigisha umuntu utarigeze ukanagera umunsi umwe muri secondaire ukaba ufite lisansi nibura iyo imanite ufite secondaire, wakoze ikizamini ibyo bya candidat libre bikora mu Gifaransa. None umaze kwikora mu Gifaransa utaranakize ngo una diplome, none uragenda ujya kwiga kaminuza mu Cyongereza utarigeze kubona n'ijambo ry'Icyongereza, ufite diplome ya lisansi yo mu Cyongereza. Ibyo nkubwira bifitiye igihe n'umutegetsi w'u Rwanda wahamagara namubwira mugira ngo heriste rwose. Ibi mvuga abanyarwanda mwumve ko igihugu cyapfuye. Ibyiyongeraho iki bwana Claude, bumva bariye gato, byiyongeraho iki? Byiyongeraho yuko hari abantu bagiye bajya muri kaminuza y'u Rwanda, Université Nationale, batarara nyuma y'intambara ya 1994 batarize segonderi cyangwa barakandagiyemo batarayirangije. Abo bantu izo ngero turazifite, abo turabafite. None se abo bantu aho bagiye gukora, wibwira ko ubumenyi bahaye abana b'u Rwanda ari ubuhe? Ibyo tubyongereho kandi kamwe tuzabyanaliza ubutaha mu cya kiganiro navuze. Hari ikintu bashyizeho uriya mugabo witwa Mudidi cya promotion automatique, cyo kwimura abana udashingiye ku manota. Umwana yigira ikirara agakora ibyo ashaka, amadovari ntayikora, akaba yatinze yimuka, ntacyo biba bimubwiye. Habayeho ikintu keretse fero no hazira ngo ntihagire umwarimu ngo uzati vugisha umunyeshuri cyangwa ngo amuhane. Ibyo rero mwarimu nawe akaba yatigendere akigisha ibyo abonye, avuga ati n'ubundi bazimuka, akigisha ibyo abonye ati bazabimura so ubundi ndirwa mbatana kuki, umwana agatambuka. Ikindi kikurikiyeho, uzi diplome batanze zitwa Merci Kagame nyuma ya 1994 na 5, wajyaga mu mu secondaire utarize no mu mwaka wa mbere bakakwihera diplome ukitahira. Ibyo rero aho nari nkabije, wabaga barize nk'imyaka 3 cyangwa 4 kigera mu wa 6 bakagwa diplome ukigendera. Ibyo rero byagiye byiyongeraho ubu politiki mbi yaranze uburezi bw'u Rwanda, ariyo yatumye uyu mwaka wa none tumerewe nabi. Mbyongereho akanyuma kamwe Claude, umbabarire nubwo natinze, akanyuma kamwe. Wa munyeshuri wize muri za condition umeze kwa kundageze muri Université Nationale y'u Rwanda, baramubwiye bati ararangije, bati nta defense iriho, wowe uzagenda wandika, agagenda akajya kwiyandikishiriza igitabo, agashaka umuntu w'inshuti akamukorera memoire, bakadepoza bakamuha amanota 18 cyangwa 15, batigendere nta soutenance bira byo kudefanda. Ubundi aho rwabaga ruzingiye kugira ngo teste ubumenyi bw'umuntu, nuko barimo babicaye hariya, wowe ukajya ukadefanda memoire bakaguhata ibibazo, wabitsindwa bakakubwira gusubiramo. Ubwo rero baravuze bati inkotanyi zaravuze ziteye abana bacu baratsindwa, bagira ati bafite n'abantu bashaka gupasamo, abo ngabo nagiye mvuga batigeze bakanajya no mu shuri, bati oya memoire mu byihorere mu bikureho n'ibyo gukerereza abantu. None se korora uramutse wize university bimwe navuze by'umwarimu wo mu mashuri abanza avuga ati umwana ni umwana nzi ko azimuka, ubundi ndirirwa mvunikira iki. Muri university hose umuntu uzakuzanira memoire utazi yarandikiwe n'icyo akayiguha uko atazayidefanda, uzi ko utazayidefanda wakwirgurara mu makaye ukora iki? Ngibyo wigira iki? Ngicyo igihugu cyapfiriye. Niyo ngiyi impamvu iri gutuma bajya gushaka abarimu 477. Ariko ibyo bakora ndagira ngo nkubwire uko FPR ntibikora kubera itagira ubwenge, bafite icyo bashaka kugeraho. Abana babo urazwi basanga hano za Boston ariho biga, ubasanga za California ariho biga mu ma university meza. Nta mwana uzi ibyo bita 9 mu Rwanda cyangwa 12 uvuye.
ndarangije reka mpagugarariraho ku bijyanye n'ireme ry'uburezi tuzategura ikiganiro kinini nzababwira ko ari murore ni mu bishaka bazambwire mbahereza amaliste ibyo bintu nabikozeho ndabifite. Jean Bosco mbere yuko udusezeraho ukomeje cyane kuri bariya bana ba nyiricyubahiro biga za Boston biga iyo muri Amerika ndetse hari nabo numvishe ngo kuva gutangira umwaka wa mbere segonderi ngo baba ari iyo ngiyo mu bihugu by'iyo ngiyo nagagariye muri Afurika ntabyo nzi. Noneho unyibukije ubwo ama universite yatangiraga kuba ibyakatsi mu gihugu, twamenye ko abenshi mu badepite ndetse n'ababaye abaminisitire, ngiye kuvugamo umwe nzi neza nawe nanyumva aramenya ko muzi umuforomo mugenzi wanjye witwa Mitari Protazi, yahoze ari umuforomo muri farumasi do Gitarama ajya gukora muri farumasi yindi hariya iruhande rwa hoteli Kiyovu, amaze gusezeranywa ko azaba umuntu ukomeye. Yagiye kwiga muri universite ya nijoro yabaga hariya kuri Saint Paul, ariyo yari URK mbere yuko bajya gukorera mu gishanga. Bari abantu bagiye kwiga ikigoroba, n'ubundi bitwa ko bizi ikigoroba. Ubundi kera abo twavuga ko bizi ikigoroba nabavaga kwiga kuwa gatatu no kuwa gatandatu, uziko twigaga tukagera saa sita ntidusubireyo nimugoroba. None ikigoroba twajyaga kukiga twigira gukomezwa cyangwa twigira guhabwa Eucharistie. Icyo nicyo cyari ikigoroba. Noneho tekereza ba ministre dufite dimwe abitwa ko ari abasope mbese babaye mu Rwanda ba kera, ba ministre dufite, ba député dufite, abantu bakomeye abakuru b'amakomisiyo n'ibindi bintu by'ibitangaza biri aho ngaho, n'abantu bize muri icyo kigoroba. Au fait kuba mbere ya 94 batarabashaga kujya muri kaminuza, suko kaminuza itari ihari, ahubwo nuko batayishoboraga, batari ku kigero cyayo. Abo rero banyakubahwa, hari n'undi nzi wahoze ari Nshoreke ya Biruta, amuzana amuturumbuye iwabo mu cyaro, ngira ngo yize economique, amuvanye iyo ngiyo mu Kingogo, perezida wa Assemblée nationale, amujyanayo akora nk'umureceptioniste, ariko kubera ko yari habaraye ajya kwiga ikigoroba, avayo araza yabaye guverineri w'intara sinzi uko bayita ya Gisenyi, ibyo ari byo byose, w'umugore. Amaze kuba uwo guverineri abivuyeho, ubu nawe n'umugore ukomeye ngo uyobora komisiyo ntazi yari. Ibyo bintu mu byumva. Claude ukiri aho ngaho, reka tubwire abakurikiye ikiganiro kugira ngo babyumve neza, cyangwa bazavuge tubategurire ikiganiro gishyira abo bantu bose hanze. Uriya mwadolesa politique nani nkunde kumwita umwadolesa politique, uko adolescence ni indwara ikomeye. We nari tukora ibindi biganiro zasobanuriye adolescence arwaye, uriya witwa Bamporiki Edouard. Bamporiki Edouard yize imyaka 3 ahitwa mu Ityazo, baramwirukana mu wa gatatu, hari amakosa yari yakoze, arataha imuhira, ubuzima buramunanira, bumunaniye ajya i Kigali ajya gushakisha ubuzima. Niho yavuze yacukuye imisarani, niho yavuze yabaye n'umuboyi. Nyuma rero yaje gukora kandida libre, bimwe cya kintu navuze, abona diplome ya segonderi, baramwirukaniye mu wa gatatu, abonye diplome ya segonderi ajya kwiga ngo muri Yerika. Hari n'amakuru najyaga numva ambwira yuko ngo yaba afite maîtrise. Ukibaza ese umuntu utarize segonderi mu by'ukuri ubwo yagiye kwiga muri universite gute? Hari kandi muri bya bintu by'ireme ry'uburezi tuzabiganira nkibutsa abantu hakiri kare, hari akantu kitwa aramadiplome, uburyo bayatanze mbere baduhaga ibintu impapuro zitwa diplome, noneho baza gutanga ikintu kitwa ngo certificate, nibyo bahereza barangije buno, noneho bashyiraho amagarade y'amanota yo kurangiza. Hari diplome rero batanze yitwa ngo passable. Passable ni nk'idiplome bashyize amanota kuri 11, ubundi twakorera ku ijana mbere, kuri 11. Noneho leta igatangaza ngo diplome ngo tuzafatira guhera kuri 3 kuzamura cyangwa kuri 2. Noneho bakavuga ati ari nk'abo bafatiye kuri 1 n'ibicumi kuri 11, uretse gato 2 kuri 11, 1 n'ibicumi kuri 11. Noneho iyo diplome bakayitanga bakandikaho ngo passable. Noneho banditseho passable, iyo diplome bavuga bakizitanga bwa mbere ni mu mwaka wa 2000 cyangwa 19 niho zatangiye gutangwa. None 98 yabarangije 98 nibo bazihawe bwa mbere, kubwo wari Dr Karemera niwe wari ministre icyo gihe. Izo diplome rero bashyizeho hariho akantu kitwa passable. Passable byavuga ngo nugupfa kuguhereza uzaje kurwaza ariko ifite amanota do waratsinzwe. Abo bantu akajya kurwaza yese
ajya kurwaza agahabwa akazi mu gihugu. Ewana ni diplome yatanzwe na leta y'u Rwanda, unje zazizana ni muzishaka mbaye ifoto zazo ndazifite. Si zanjye ariko ndazifite. Handitseho passable inota rimwe n'ibice 8 kuri 11 diplome. Noneho iyo diplome cyaje gutera ikibazo, baravuga ngo uwo muntu bashaka kumuha akazi cyangwa bakumukamuhe, ariko abantu barakoze nz'abantu bagiye muri Université Nationale bajya kwigamo bafite iyo yitwa passable, bararangije ubu n'abagabo n'ibitangaza birirwa banibeshyera ngo nibitangaza. Ibyo cyo kintu cyitwa passable nacyo cyo gutsindwa ukongera ugahereza icyo kintu cyanditseho passable ukakijyana mu nzego z'ubutegetsi inota rimwe n'ibice 8 kuri 11. Sindi buhatinde tuzabikoraho ikiganiro cyiza kirambuye kwa gusogongeza abakurikiye ikiganiro cyacu. Bwana Jean Bosco, hari amacenga menshi ubona koko arimo akorwa mu gihugu, ariko wa mugani twabasha kubisesengura turamutse tugiye muri kiriya kiganiro cyacu kirebana n'ireme ry'uburezi mwanyemereye ko muzampa, kandi dushishikariza n'abadukurikiye kugira ngo bazabe hafi icyo kiganiro tukibahereze. Hari gusa komantere imwe nabonye ku kiganiro twavuze kirebana n'ibyerekeranye n'imishahara y'abarimu n'uburyo umwarimu asuzuguwe. Hari umuntu wanditse ati muraho neza rwose, wagira ngo namwe mwagorewe muri mwarimu sako. Uwakubwira ibyangombwa bagutuma wabitekesha ibishyimbo bigashya iyo ushaka inguzanyo uyikeneye mu kwezi kwa 8 utangira kuyirukankaho mbereho amezi nk'atanu, dore nawe ngo baguhaye emergency. Ndumva iyi ngiyi ari nayivuze ngo kuri saving zawe, emergency kuri saving zawe, maze ukayungukira biteye agahinda. Ahubwo ni mutuvuganire leta iduha uburenganzira kuba agahato, bye kuba agahato twigire mu yandi mabanki. Ni ukuvuga uyu nguyu ibyo ari byo byose icyo yari arimo avuga ni uko kujya muri iriya mwarimu sako ari n'agahato. Niba babemereraga bakajya mu yandi mabanki bakareba banki ibaha rate nziza, babyita ngo iki, ibaha inyungu nziza, akaba ariyo bayoboka kurusha kujya muri iyo ngiyo babategeka kujyamo. Reka rero wenda dushimire Bwana Jean Bosco Ngarama. Bwana Claude, mumbabarire umuntu tumwe mukira aho ngaho hari utuntu uvuzeho ngira ngo mwira kuri iki kiganiro kubijyanye na banki. Ubundi batangira guhembera ku mabanki, abarimo bahembeye mu mapopire muri banki populaire muri ICT biza kwimuka bazanye sako, noneho bagenda bakwega umwe baravuga ati harimo inguzanyo, bafatamo inguzanyo konti yawe bagahita bayimuriramo. Noneho biza kugera igihe bisa naho abarimo bose bagiye muri sako, ariko ntibivuze yuko batari bari no mu yandi mabanki, tuvuge bamwe na bamwe. Ubu rero aho bigeze kuri uyu munsi wa none nicyo rusoreje ngira musobanure neza, hajemo n'igitugu. Sako niba ari koperative y'abarimu ugomba kuba ushobora no kuba muri koperative udafitemo konti nta kibazo, ariko cyangwa se ukayibamo ariko ufite n'uburenganzira bwo kwimukira mu yindi banki bitewe n'inyungu uyifitemo. Uyu munsi wa none rero amakuru mfite kandi niyo yizewe nuko umwarimu wese utangira agomba kuzuza ibyangombwa, ugomba kuzuzaho konti ya sako, ntabwo ari iyindi banki. Kujyamo rero ni itegeko, ntabwo ushobora kuzana ngo nzanye ya populaire nzanye ya bekanini ujya muri, niyo udafite amafaranga ujya muri sako bakaba baguhaye konti, noneho amafaranga bakazakwishyuza yo gufunguza konti ari uko umushahara wanyuzeho. Iyi ni itegeko rero gufunguzamo, nako nongeragaho. Murakoze cyane, nta byinshi byo kuvuga, reka dusoreza aha ngaha. Gusa nyine nk'uko tumaze iminsi tubashishikariza, turasaba nyabureka umuntu wese ukurikirana ibiganiro byacu hariya hasi munsi y'ayo mavideo uzajya ubona ahantu handitse ugomba kuduhaho inyunganizi, igitekerezo, icyo ushaka ko tuvuga cyangwa n'icyo wabona twaba twavuze mu buryo butakunogeye cyangwa butakunyuze ukatubwira tukagikosora. Turabashishikariza gukurikirana ibiganiro byacu, mukabyiyandikishaho ahanditseho ngo subscribe cyangwa se sanira ukagikunda, ukanagisangiza n'abandi bakakibona. Uru rugamba rwo kugira ngo ibintu bihinduke mu Rwanda ni urwanjye, ni urwawe, ni urwa buri muntu wese. Abari bakurikiranye rero uyu muyoboro wacu w'urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda, nagira ngo mumfashe dushimire Bwana Jean Bosco Ngwigomwe umwanya we akaza kutubwira experience ye mu burezi bw'u Rwanda, kandi akaba natwemereye ko azagaruka kutubwira ibyerekeranye n'ireme ry'uburezi n'izo za diplome za banyakubahwa bacu
biga ikigoroba bakaza bakayobora igihugu. Ahasigaye rero ntabwo twavuga byinshi, naho ubutaha mukomeze mugire ibihe byiza. Ngewe nari Claude Maria Bernardo Kayitare, i Pretoria mu gihugu cya Afurika y'Epfo.